igihe kijyasigaye bishyiraho ugahamba uyu munsi ugiye kwira koko nta kintu kimwe nkoze ntabwo byavamo reka njye kureba wenda bizera hemba wenda hangurira n'akantu ibitabisohoza ko kantu mvuze ubwo reka mpite ngakora wenda bizera hemba Ibola ń lọ ènìyàn oṣù nìyẹn ibi sáàpà máa gbà ó kò yẹ. ariko no musi nabyukanyisha bako ukayembwe ubuki hiye cyakira gisikiza aho nyirebe Business. Cyane waneza. Siko wanekereje kandi bugutekereza. Kare. Will you keep quiet? Ahubwo kutambaza ikintu nje kukubwira. Ngase no ngubu agasha nkuzanye. Urabizi ndamara ndi umunyadushya. None ubu ngubu bigenza neza. Waje kujya muri pimatoni no bana bashikwifa. Nzavamo akinwe duhura. Kanze isiri kuri. What? Kanze arava kure ya agutambaza n'uburyo ndeba ikintu cyashimishije nawe nise ko wanga kumbwira ndakureba muri cyangwa ufite noneho rero ugiye kugusohokana none usohokana suri kubara ntabwo ari cyo ndi kuvuga kuvuga ko ugiye gusohokana no neza cyane ujye ubona muri ama filime tujya tureba urazi ntamenya ari hehe kana ahantu twishime tumere neza icyo kurya icyo kunywa. Oh my god zomba se sheri na ase sheri kumuntu uri gutinda nishyurotira abahungu bose nakura ngo ese sheri kugiye umva narinze abahungu nakundanaga nabo nari mbyumvise nabireba ntagaruka urabona ubwoba ahubwo twaje mujinga ndamubonye yakaza muteza umujinga akazi wiwe kuko amafaranga yanjye afite ntabwo ari wonyire muvandimwe na bene wabo barizo ndabimbere amafaranga yanjye ari he naguha ayo mafaranga se kandi ntabwo nagwaye akazi ko kuntukura toilette tundi ko numva muri gutonga nta muri gupfira rero nawe mumbamike ntabyo uzi wewe banze unyishura amafaranga yahise kandi nagwaye oya buretse maze ariko ubundi urashyira ko kagabo cyangwa wasaza babanze unyumve nawe we muko uyu nguyu namuhaye akazi ko kuntukura toilette nyine shera cukura toilette nabikwebwe ntabwo ari ibyo urabona yego kwicukira kanagikora uravuga etaje yawe ntararangiza yego nawe wari ubivuze nabi nose gura ariko wari kubivuga sheri ni wawe ndakubwira ngo ndi kuzamura etaje ntabwo ari boss we n'akaboss ubwo ndi kuzamura etaje muri no minsi akabosi nyine nahimvuze nyine ndarambirangije we nabwo nirari tarangiye
nta kibazo. Umva kandi wibuke yuko nta mbwa dusera ibikoma. Ndabigukorera bwagwe sha. tudahana. You can be prosecuted for that. Oh, I love her, Dad. I love her. Oh my days, irú ọmọ wo wá rèé nítorí Ọlọ́run. Mo jẹ jìyà lórí àwọn ọmọ yìí. Dore yambaye umurwayi we yarizi ko yacitse cyari kimwe de naho tudahurira. Umva. Buri umunsi nagarira ninca. Meze neza murwayi. Sheri uyu ni wa mutogitera kubwira uri munyita ejo bundi narwaye twa grippe turaho ngaho. Uyu ngo nakubwire. Kagashwiri. Ushaka nshizemo nagari neza rwose. Kagakorera abantu. Kwa grippe se kutavuga dufite bimeze bite? Navuga iki? Ese nkubaza. Iyo mupfutse nagusiramura naguha imiti ugataha utanyishyuye wumva yuko amafaranga akoresha iwanjye. Ubwo rero usigaye ufata amafaranga y'ibitaro ukajya kuyasohokanamo abakobwa twaragupfutse. None ya. Nese mumvuke tu. Ubwo nyine ukuntu tugiye kubigenda. Amafaranga urayafite? Ntabwo nabara amafaranga. Shibundi baranzira. Nimba n'amafaranga ufite rero. Ngiye kukwereka ibintu byoroshye. Kugira ngo twishyure ibitaro tuniyajyane kuri mideni. Uyu mukobwa uraba umunize ugenda ugabukiza sheri wanjye. Oya naho ufite mutwara. Biteye bikije babaye bateye. Oya uramu. Abadokiteri bira. Cyangwa mamagare polisi. Uko rero